byagenze gute se sha? Linda yarembye. Yarwaye iki se Linda? Ntabwo nkizi. Ntabwo twabashe kukimenya ahubwo. Ndavuze ngo niwibeshye ukamufasha. Ndakwirukana uhita ugenda. She. Anje! Anje! Oui. Wirambwira. Anje. Ufite amazi n'amajyanye. Ariko uzi n'ikindi. Igihe barwaga nabonye bidasanzwe. Kuba yari bakuroze. Yanje. Nta muntu wanduze. Natwe turaho. Cyamukomere none se we biteye uburwayi bumeze bute basanze urwaye iki? Wagiye kwa muganga? Ntabwo nagiye kwa muganga nyuma yangorera ibinini by'umutwe gusa. Nakumaze ukuntu byanshimishije. Kubona munyomba wanjye. Byaranshimishije rwose kumva ngo ni musaza wawe. Kandi najyaga numva umuvuga. Nahise mvuga ati wabona ari byo. Nanjye nashimishije no kugera ku mwishywa wanjye. Linda bahangaha. Wese ko hari. Linda naguze ko mama na murumuna yawe babarashe. So nibicyo uri kumbwira. Linda wimbwira gutyo ntago nastaze akakanya mwanukanye na mama amaze kubaherekeza bagiye kwa muganga. Oya, mubimbwire seriye. Linda nago ndi kukubeshya. Ntago ndi kubyumva. Linda ibi ndi kukubwira nibyo ngenda bizi neza mama bajyanye. Orisi oya. Oya rwose arizi oya. Oya rwose ntago ari byo. Linda humura nago bara. Ntago ari byo mbabarira rwose na. Linda wirira ahubwo. Arizi ntago ari byo. Linda bibaho mu buzima. Ntago ari iherezo kandi ntago barapfa. Humura. Humura nta kibazo komera. Linda wirira sibyo? Yego birababaje ariko icyiza washima Imana nuko batarapfa. Ntago byumva. Wikomeza kurira nta kintu zatanga. Icyiza nuko twagenda tukareba kwa muganga ukuntu bameze ugashyira umutima wawe sibyo? Nawe tugenda kwa muganga. Umurwayi wanjye umeze gute? Meze neza bari kumwitaho. Nese bararangiza kumuvura ryari ngo murebe. Utegereje gatoya. Birimo kugenda biza. Akagongo urumva kashize. Hanyuma se urumva umeze ute? Ndumva ndi koroherwa. Siko umeze n'icyo uri kujya mu mirimo ugakora? Linda. Bite. Umeze neza? Linda humura. Ntabwo ubona aryamye ngo naruhuke. Humura kandi murumuna ngomba kumwitaho. Humura azakira. Kandi na mama wawe. Nawe tugomba kumwitaho. Tuzajya tugerageza rimwe na rimwe nawe uzubasure. Sibyo Linda? Ngiye kujyana mu rugo imusanze aho ntuye. Umuntu cyo uzagirira. Oya hirwa. Uri kubona nasiga mama na murumuna wanjye baryamye hano muri ibi bitaro. Nkaza kuba iwawe nkaryama ngasinzira se. Oya rwose ntabwo bishoboka rese mama yarwaza ko nanjye. Na murumuna wanjye. Linda humura. Murumuna wanjye nzamwitaho. Ntacyo azambura. Kandi na mama nawe ndakwiza ko ntacyo azagira. Sibyo? Ntabwo byoroshye. Ibintu biri kuba birarenze. Linda humura. Nzabitaho uko bishoboka kose. Sibyo? Katiyeni.
Niko sababu. Kana boss. Rumchonga. Ndabona uva umukobwa arira. Mu gikari vuba. Nkora mu gikari. Gira vuba. Yuretse. Linda. Linda. Juga tuvugana. Ndabyumva biragutunguye kandi bikubayeho ntabwo nzigera na rimwe ngutererana. Mwijeje kukuba hafi igihe cyose kuva uyu munsi wa none turimo turi kumwe bimbwira kugeza igihe cyose inda yacu izavukira. Ibi ngibi ukoze bigiye gutuma twinjira mu ihangana rikomeye. Umukobwa w'indyarya gusa. Buretse Linda, karibu. Okay. Awakorese. Aoneza. Yego ndakomeye. Wowe se? Kishimye kukubona. Yego, kubona ko namenye. Ntabwo njye umyo. Ndabona kahise umuhanga ntabwo ugiye wakaukari. Style. Umeze ute? Umeze neza. Shandaho ndakomeye. Mbese myinshi. Ndabona ubwiza usigaye ufite muri no mwisi. Buri munsi umbera mushya iyo nkubonye gusa numva agatima nkabona n'ukuntu uhindutsemo bikanshimisha. Merci beaucoup. Sorry gato kuzana akantu ko. Oya byihorere nta kibazo. Urakoze cyane. Nta kintu mfata ndi kwihuta. Sure. Ahubwo narinje kugira tuvugane nyine kuri ya gahunda tuzajya i Kigali. Gahunda ejo kuri uko biri kose gahunda ejo ni yayindi tuzajya gusura umukecuru. Dore rwose nanjye ndamukumbuye mama wawe. Aciye igihe kinini namubona. Okay. Uko biri kose ejo tuzajyana ariko ntuzantenguhe. Ntabwo nabikora kandi nanjye nshaka gusura mama arwaye. Rwose urabona ko dore nguyu iyo tuzajya gusura ejo. Ubu wanamugendanye muri telefone. None se hajya ngo wihutaga? Nari ndi kwihuta. Ese warugiye ubu ngo se kwambwira ngo urihuta? Ubu ngubu uri kubona ko ugorobye ngiye mu rugo. Ni byiza. Reka mfata agashati nishyireho mbere yasigaye mwerekeza ikibazo. Ni ikibazo. Sasa. Umugambi wanjye ugiye kugerwaho. Frank azamfasha kugira ngo nigarurire imitungo kandi nihorere. Ubwo yemeye kunjyana muri ruriya rugo rw'iwabo nanjye nzamwigira nk'inshuti kugira ngo ibyo nagambiriye byose mbigereho. Linda. Kumbona muri minsi ubuzumuki. Urabona ibi bintu ndi kwandika? Ndikubona. Iyi ni inzu yacu babamo. Ndashaka gusubira i Kigali kuri mission. Ndashaka ko dusubirana inzu yacu. Akwereka ari cyo nakubwiye. Wani ikigo. Urabona ko mbere kera twari dufite imitungo. Rero hari inzu yacu baduhuguje. Iyo ngiyo niyo nshaka gusubirana. Linda byo ntabwo ari byo. Kuko harimo ibibazo byinshi cyane. Ubwo urumva izo ngaruka uzaziregera. Ntabwo nongera ikibazo. Nagize amahirwe mura n'umusore bita Frank. Frank? Rero nzabigenderaho. Frank so ni umuhungu mukundana? Oya ntabwo dukundana. Mama we nibo baba mu nzu yacu. Rero ndashaka yuko
nifashisha kugira ngo ngere kuri misiyo yanjye. Selinda, ubundi ujya kwihurira wamburanye iki? Wagumye hano nkagufasha. Ko ndimo kwita kuri murumuna wawe na mama wawe kandi ko bagiye gukira. Cyane mu byo kurira atari byo. Kandi nkubwira ngo nkeneye gusubirana imitungo yacu. Linda, ibyo bintu bigendemo neza. Sumenye ko nawe utari umwana. Ariko hako numbuze. Byanze bikunze iyo misiyo ngomba kuyikora kuko ndashaka kugarura imitungo yacu batwaye. Ikindi kandi ndashaka kwihorera. Ndashaka ko bishyura ibyo bakoze. Ko baratubabaje. Ngomba gukuraho ibyangombwa byose by'iriya nzu. Ibyo ukora byose njye ntabwo mushyigikiye. Oya rwose ntabwo nabireka rwose mbabarira. Umushaka kugera ryari? Umusibe ejo. Ndashaka kumubwira tukajyana nkararayo. Byanze bikunze ngomba kuvayo. Nzanye ibyangombwa byose. None agenda umenye njye ko nabishyigikiye. Nakubujije ntabwo ngiye ibyo bintu bishaka. Imana izabane nawe nubwo bitoroshye. Nanjye ndi kubipanga neza. Ngomba gukuraho ibyangombwa byose by'iriya nzu n'ibipapuro byose bakoresheje by'imimbano. Nabishira umwavoka wanjye. Bagomba kwishyura ibyo bakoze.